Hi beauties, murakaza neza muri Beauty Room 250. Uno munsi ngiye kubereka uburyo woga mu maso iyo ufite ibiheri. Cyambere ugomba gukora ni ukoga intoki, nkuko mubibona mfashe isabune ngiye koga intoki neza kugira imyanda yose ivaho, hanyuma mbone koga. Iyi ngiyi rero ni cleanser. Niba wararebye video y'ubushize wakagombye kuba ubizi. Ni cleanser, ni isabune yo koga mu maso, niyo ngiye gufata gakeya, si ngombwa gufata nyinshi, hingi bihagije. Hanyuma rero ngiye gutangira sasa nyishyire mu maso neza gake gake muri circular motion. Nkuko mubibona rero ndi gusiga neza hose. Ubundi busanzwe nsiga muri T-zone, cyangwa se abantu bazi T-zone ni ku gahanga hagati ku zuru ndetse no hasi ku kananwa, ariko ubu ngubu kugira ngo mbereke muri video nasize hose kugira ngo abafite ibiheri namwe mwibone muri video. Ariko ubusanzwe nsiga ahantu nzi hakunda kuza ibiheri. Ni nabyo nababwira, niba udafite ibiheri mu maso hose si ngombwa ngo ujye gushyiraho izi produit. Ahatari ibiheri si ngombwa kuhashyiraho umuti. Niko mbigenza kandi biramfasha. So turasigaho neza hose, tukore ku buryo hose isabune yahagiyemo nta kibazo pe. Ntukajye koga ngo ubundi ngo ujye koga wirukanka cyane. Jya ufata umwanya wawe woge neza mu maso. Nkuko mubibonye rero nagendaga nkora kutuzi dukeya kugira ngo nshyire mu maso. Hari igihe wisiga ukumva bibaye dry cyangwa se birumye, ushobora gufata utuzi dukeya ugashyiraho kugira ngo byorohe, hanyuma bifashe isabune kugenda neza ku ruhu. Hanyuma rero ngiye koga isabune ku ntoki, hanyuma mpite ntangira mvane ya sabune mu maso. Nkuko mubibona ndi koga ahangaha, ndi koga amazi akonje. Kubirebana nuko amazi yaba ashyushye cyangwa akonje ni preference z'umuntu. Niba ushaka amazi ashyushye y'akazuyazi nta kibazo, niba kandi ukunda amazi akonje wakoga amazi akonje, byose nta kibazo. Noneho ubwo tumaze koga ngiye gufata akayiswime ko mu maso, hanyuma ngende nihanagura. Nkuko mubibona ntabwo ndi kugenda nkuba mu maso, ahubwo ndi kugenda nkandaho gakeya. Nkuko mubibona gake gakeya, ugomba kuba gentle muri face yawe gake gakeya, hanyuma amazi akavamo. Si ngombwa kuba, kuko iyo ukubye bituma ibiheri byawe biba irrité, hanyuma ubwo bikaba urushaho kuba byinshi. Hanyuma rero ubwo tumaze koga mu maso ngiye gutegereza hagati y'iminota 5 na 15, hanyuma mbone gushyiraho treatment. Iminota 15 yashize rero ngiye koga intoki. Nanone ndi mu bindi, so ngomba koga intoki kugira ngo ntashyira imyanda mu maso neza. Turi koga neza nkuko mubibona. Hanyuma ngiye gufata ya treatment. Again, niba wararebye video y'ubushize wakagombye kuba ubizi. Niba utarayirebye ndayishyira agakarte hano hejuru ku buryo uhita ubasha kuyibona, ubundi ukajya kuyireba. So tugiye gufata treatment. Iyi ngiyi irahagije, si ngombwa nyinshi pe, iyi ngiyi irahagije. Ngiye kuyifata hanyuma ntangire nsige mu maso. Nkuko nabibabwiye nkunda gusiga muri T-zone, niyo mpamvu mubona ariho mpera, ariko si ngombwa guhera nyine ahangaha nahereye. Nuko yamenyereye gusiga ahangaha honyine ko ariho nkunda kuzana uduheri, ariko ushatse wahera party ariyo yose yo muri face yawe nta kibazo. Tugiye gusiga gake gake. Nanone ugomba gusiga gently gake gake, si ngombwa kugenda ukuba utsindagira kugira ngo umuti winjire. Si ngombwa pe, siga gake gakeya, hanyuma ureke umuti winjire mu ruhu.
nyuma yo gusiga ino treatment rero ndagenda hanyuma ntegereze nanone hagati y'iminota 5 na 15 kugira ngo treatment ibanze ibona akanya ko kwinjira mu ruhu, mbone gushyiraho moisturizer cyangwa se amavuta. Aya ngaya rero niyo moisturizer nkoresha. Ngiye gufata nanone gake, nkuko mubibona ntabwo mfata menshi pe, gakeya nk'aya ngaya arahagije maso hose. Hanyuma ntangire nsige mu maso nanone gakeya, si ngombwa gukubeta nkuko nabibabwiye, usiga gakeya pe. So ngiye gusiga nkuko mubibona, wasigaho nk'amasegonda nk'iminota nk'itatu. Niba usizeho ukabona hasigaye ibintu by'umweru, si ngombwa gusigaho mpaka bishize, kuko iyo ubiretse umubiri nyine urabyabsorba noneho bikagenda bikavaho. So ngiye gusiga nyine neza ku buryo nzimanganya neza mu maso nkuko mubibona. Kandi ikindi nkuko nababwiye, ujye ufata umwanya wawe, ntukajye koga mu maso wirukanka cyane. Ufata umwanya, ujya koga ufite umwanya wo kwiyitaho. Isige neza rwose gake, fata umwanya wiyiteho neza. Nkuko mubibona rero, urabona bya bintu by'umweru byatangiye gushira, kwa ko umubiri uri kugenda wabsorba cyangwa se umira wa muti cyangwa se amavuta amaze gusigaho. Ubu ngubu rwose urabona ko bisa neza, umuti winjiye nta kibazo. Ni ibingibi rwose. Hanyuma washaka ukagenda ukora nk'utu ugenda ukanda gake ku ruhu, birafasha cyane, bituma wumva bikumereye neza ku ruhu rwose. Nkuko mubibona rero, murabibona ko ndangije. Ni ibingibi ukora byonyine bikaba birarangiye. Ahasigaye niba ari mu gitondo uhita ugenda ukambara, ubundi ukajya mu byawo, ukirinda gusa kwirirwa wikorakora mu maso, kuko nta myanda dushaka mu maso. Waba ugiye kuryama ugaturyama. Ibyo ngibyo rero, murakoze kureba, naho utaha. Bye.